Turabasuhuje mwese abantu mwitabiriye urukiko. Uyu munsi twakiriye urubanza rushya aho Sendegeya arimo kuregamo Prof Nkusi. Reka noneho duhe umwanya uwurega atugezeho mu ncamake uburyo ikirego cye gihagaze, hanyuma nyuma yaho tuze gukomeza twumva n'uburyo Prof Nkusi ashobora kuba yisobanura cyangwa yiregura ku byo aregwa. Murakoze nyakubahwa bwana umuyobozi w'urukiko ndetse namwe bahagarariye akanama nkemurampaka, murakoze kumpa ijambo. Mu by'ukuri mbere na mbere amazina yanjye nitwa Sendegeya. Mu by'ukuri njyewe ni umubyeyi umwe urera abana banjye babiri. Nagize ibyago mama wabo arapfa yitaba Imana, ariko mu by'ukuri nkanjye nk'umubyeyi wabo nkaba naje kurega uyu mwarimu wabo Nkusi. Mu by'ukuri bwana muyobozi, abana banjye njye nabitayeho kuva nyina wabo yapfa, ninjye ubareberera, ninjye ubira ibyuya byabo kugira ngo babone ibyo kurya kugira ngo bige. Mu by'ukuri njyewe niyo nabaga ndi mu kazi, nicaye mu kazi, ni ukuri njyewe umwarimu nahamagaraga mwarimu akambwira ati abana banjye bameze neza, abana bawe bameze neza. Nkacishamo na rimwe nkata akazi saa sita mu gihe cyo kuruhuka, nkagenda nkagera ku ishuri ry'abana banjye ngo bige, nkareba ko bari kwiga, nkabaza n'amakuru mwarimu wabo akambwira abana bari kwiga neza, ndetse abana banjye n'ikirenzeho bagacura amanota ashimishije. N'abaturanyi bagenzi banjye bakambwira ati ngo niwe ufite abana. Ariko natunguwe kubona abana biriye ibyuya guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu, nkabafurira nkagira ute nkabitaho, nkata akazi, rimwe na rimwe bararwaye nkata umutwe, naba nicaye nkabura amahoro ku manota yabo asohotse ejo bundi. Nsanze nta n'umwana ufite amanota 40% mu cya leta, kandi ari abana bari intangarugero, abana batsindaga. Ikirenzeho njye nishyura minervare neza ku gihe, noneho nkanabishyurira kura ari uyu mwarimu wabo Nkusi akambwira ati ngo abana bawe barasabwa kura, nkamuriza amafaranga ya kura ku gihe, abana kanyizeza ibitangaza. Ariko njye ikibazo mfite nukuntu abana banjye batsinzwe, nzi ko abana banjye ari abahanga, batigeze na gato banasibira. Rero bwana muyobozi, musabye ibyubahiro byawe wamfasha ukambariza impamvu uyu mwarimu wabo Nkusi abana banjye batsinzwe, kandi nzi ko njyewe ibyo nakoraga byose byari ku bana banjye, kandi nari nzi ko nabo bitaho bakaba ari abahanga. Murakoze. Murakoze bwana Sendegeya ku buryo musobanuye ikirego cyanyu. Reka noneho duha akanya Prof Nkusi agira icyo yongeraho. Bwana Prof, hari icyo ufite wongeraho ku byo ushinjwa cyangwa biraguhama ku buryo ushobora korohereza n'urukiko rukaba rwanakugabanyiriza ibihano? Murakoze. Mbere na mbere amazina yanjye banyita Profeseri Nkusi, nkaba ndi umwarimu bimazemo imyaka 8 nigisha ikigo cy'amashuri. Umuvandimwe ikibazo ambwiye kirumvikana, nabyumvishe, ariko ngikire ikintu andega ntabwo kiri kumvikana, ntabwo nyumva. Muri make njyewe ntabwo nyemera, bitewe n'impamvu ebyiri ngiye kubahereza ahangaha. Mu by'ukuri ikizamini cya leta gitandukanye n'ibizamini bisanzwe ku rwego rw'uko abana bashobora kuba ariyo mpamvu batsinzwe, ariko njyewe ntabwo ari ikibazo cyanjye kuko abana narabigishije nk'ibisanzwe, ahubwo ikibazo numva cyaba kiri ku bana. Sinzi n'impamvu n'abandi ahangaha muri kundega. Murakoze. Okay, bwana Prof Nkusi, turagushimiye ku buryo ku bisobanuro utanze ndetse no ku buryo wireguye. Hari icyo nagira ngo nze kukubaza. Mu by'ukuri urimo uratubwira yuko ibizamini bisanzwe, amatesite asanzwe muri karasi, ubwo nibyo washaka kuvuga. Urimo uratubwira ko bitandukanye n'ikizamini cya leta. Mu by'ukuri ibyo ubaza muri tesite bisanzwe ntabwo bihura na porogaramu cyangwa ntabwo bihura n'ibibazwa mu cya leta. Ese niba porogaramu ari ni gute uvuga ko ibyo mu ishuri bidahura n'ikizamini cya leta? Nyakubahwa muyobozi w'ikirenga, murakoze. Impamvu ntago mbanza mutabyumvishe neza, ni ukuvuga ngo iyo dufite porogaramu cyangwa nk'iy'abarimu tuba dufite umurongo ngenderwaho, cyangwa se ibyo tuba twarateganyije kwigisha abana mu bintu bijyanye n'umwaka wose, ibintu tuzatanga ku bana. Ibyo tubigisha ni ibintu tubigisha tubizi neza ko bazabibakoza mu cya leta, usibye ko tuvuga ngo turabibigishije, ariko kuko twe wenda harimo bake tudategura ikizamini cya leta, ariko n'abagitegura n'abarimu nkatwe
cyane ko bafite nabo abana baba bigisha ibintu twigisha yaba batabibaza mu kizamini cya leta ntabwo twaba tubibigisha. Twe nk'abarimu tubabaza ibintu bazabazwa mu kizamini cya leta kandi tukabafasha kubyumva neza. Murakoze. Murakoze bwana Professeur Nkusi ku bisobanuro mudahaye. Bwana Sendegeya, ni iyihe mpamvu urimo gushinja Professeur Nkusi ko imitsindirwe y'abana bawe ishobora kuba yaratewe n'umwarimu? Nanone murakoze bwana muyobozi w'urukiko. Mu by'ukuri njyewe impamvu uruhare njyewe mfite mu bana banjye nk'ababyeyi twese pe, umuntu wese w'umubyeyi aba agomba kwita ku mwana we. Umwana wanjye njyewe ni ugomba kumwitaho, ari yarwaye ni umujyana kwa muganga. Ku ishuri habaye ikibazo, hagize ikintu yangiriza ni cyishyura. None bwana muyobozi, njyewe uruhare rwanjye mfite nk'umubyeyi wese yahita byumva pe, ntawe ukunda abana kurusha nyina wababyaye cyangwa se wababyaye. Njyewe abana banjye nabishyuriye kuru, barya neza, biga neza, barataha bagakoraho umuhaka, bakayikorera ahantu heza, bakaryama bakaruhuka, nta mirimo ivunanye bakoresha. Ndetse niyo mpamagaye mwarimu wabo ari we Nkusi mpamagara, ndamubaza ati se abana bameze ute ku ishuri? Abana bawe barishimye? Niryo rigenda nsubiza, abana bawe barishimye, bari kwiga neza, ni n'abahanga kandi banarashabutse cyane mu byo biga. Impamvu rero mushinja nyamukuru, njyewe guhera mu wa mbere abana banjye bariga bagatsinda, aribo bigisha primaire, baza mu bana ba 9 ba mbere, 8 5 ba mbere bazamo. Mu wa kabiri baratsinda, mu wa gatatu baratsinda, mu wa kane baratsinda, mu wa gatanu, mu wa gatandatu baratsinda, yabaye wa karindwi abo wa 9 n'amanota 35 ndagera 60 mu bana 30. Mu by'ukuri abana batsinze bose, nubwo baba benshi baba bake simbiza, ahubwo nabyo ndashaka ubimubaze. Ni abana, urugero rw'abana batsinze, abana batsinze bo bigiraga he? Ko nzi ko abana banjye bazaga mu ba mbere, abatsinze bakabarusha bo bazaga inyuma yabo. Ko nzi ko ari abo ngenzi b'abaturanyi banjye banagatunguye, baravuga ati se abana biko twari tubazi nk'intangarugero, gute abana bawe baje inyuma y'abana bawe? Icyo nicyo kibazo cyane bana muyobozi. Bwana Sendegeya, murakoze ku buryo musobanuye neza ikibazo cyanyu ndetse n'izindi mbogamizi mwashoboye kujya mugira. Reka rero nibarize Professeur Nkusi. Professeur Nkusi, ukurikije ibyo Sendegeya akurega, kugeza ubu ngubu hari icyo ugifite kuba wakongeraho ku buryo wakiregura? Unadusobanure neza ikigero cy'abana bawe baba baratsinzeho. Murakoze kongera kumpa umwanya w'ijambo nyakubahwa Perezida w'ikirenga. Arakoze kumbaza ikibazo cyiza. Twe ku kigo cyacu abana higaho abana 146 bakoze ikizamini gisoza umwaka w'amashuri yo mu gatandatu primaire ariyo bita P6. Ikigero cy'abanyeshuri batsinze abanyeshuri ku ijana, hatsinze ikigero cy'abana 60%, abana 40% abone barafiyaringa baza gutsindwa. Njyewe rero nka Professeur Nkusi, njyewe na n'ubu sinziyumvisha impamvu yanze kwakira. Njye ndi kubifata nko kwanga kwakira impamvu umwana we yatsinzwe, ariko njye kumuhereza impamvu zigera muri 2 zigaragaza impamvu umwana we yaba yaratsinzwe, kandi twebwe nk'uko bikwiye twarabigishije abana nk'uko bikwiye. Bundi mu ishuri tugira ikintu bita teste, tukagira ikintu bita homework, kandi ibyo bintu byose bitanga amanota. Impamvu baba baravuye mu ishuri rimwe bakajya muri rindi bakabageze mu wa gatandatu, nuko amanota babaga bayakwiye. Twebwe nk'abarimu tuguhaye umukoro, tukavuga ati genda ukore, uragenda ukawukora, warangiza ukatuzana amanota tukagukosora, tukabona uwo wabikoze nk'uko twabishakaga, tukaguhereza ya manota. Hanyuma igihe cy'indangamanota cyagera tukagukora indangamanota ihwanye n'ibyo wagize ute wakoze muri icyo gihembwe. Ntago abana bose ariko batsinda nk'uko ndi kubibabwira, haba uwa mbere n'uwa nyuma. Niyo mpamvu kwizimba mu magambo. Yego, ntago ndakomeza kwizinga mu magambo. Umucamanza nyemerera mubaze nk'utubazo 2 ajya nsubiza yego cyangwa oya, nimba nta kibazo bitwaye. Yego rwose bikora. Mubyeyi, waba warize amashuri? Yego rwose narayize. Wagarukiye mu wakangaye? Nagarukiye mu sinyatu, ariko nyine nk'uko bivuga ushobora kuba abantu batumva ururimi rw'icyongereza, ni segonderi ya 2. Yego, akanama nkemurampaka ndagira ngo icyo kintu mucyoze mwitonze mucyandika ahantu muze kuza kugisubiramo.
urumva ko umubyeyi yagaruke mu wa kabiri segonderi ntabwo ari amashuri matoya ariko ntabwo ari n'amashuri makuru ku buryo wavuga ati yarize. Ubundi iyo dutanze amahomake mu ishuri ni ukugira ngo ababyeyi cyangwa se bakuru babo bagende babafashe kubasobanurira aho twe tutabaye umwanya wacu barangiye ku ishuri, ababyeyi bagaragaza uruhare rwabo nk'abana. Ariko urumva mu by'ukuri nimba umubyeyi atarize, yego ntabwo ari bibi ariko sinamurenganya, urumva wasanga ariho ngaho intege zabaye nkeya kuko umubyeyi wabo atabashije kwiga ngo asobanurire abana neza abafashe bazatsinde ku kigero yashakaga. Murakoze bwana Prof Nkusi ku buryo usobanuye neza noneho ikibazo cyawe. Noneho reka tubaze bwana Sendege. Bwana Sendege, ufite icyo wasobanura ku byo ushinjwa na mwarimu ko ubumenyi buke ufite bushobora kuba butagufasha kuba wasobanurira abana bawe? Okay, nanone murakoze bwana muyobozi w'urukiko. Ikibazo cya mugenzi wanjye mbajije bwana Profeseri Nkusi, umari we mwarimu w'abana banjye, icya mbere cyo inshingano zanjye narazikoze zose. Nishyuriye abana neza, ndabagaburira, bishyurira na kuru igeretseho, babyuka saa 12 akazuka izindi saa 12. Njye ibyo byose ndabikoze. Inshingano zo gusobanura umwana ni umwarimu ubishinzwe. Ibyo ntabwo bindeba. Ariko nk'umubyeyi iyo umwana nanjye aje akambwira ati bose n'amashuri nize, ari hejuru y'abana banjye, kandi amashuri nize sinyatu na senior 1 byose naradize, kandi biri hejuru ya P6 ya primary 6. Abana bagiye kubasobanurira ibintu byo muri primaire ntabwo byananira pe, ahubwo ngiye nshaka kumwibariza ibibazo. Yego, amwana woroshya akamubaza ikibazo. Mubaze nta kibazo. Bwana Profeseri Nkusi, mwarimu w'abana banjye, nshaka kwibariza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, urajya nsubiza yego cyangwa oya? Ikibazo cya mbere kiravuga ati, bwana Profeseri Nkusi, abana banjye ko nabohereza ku gihe guhera primaire kugeza P6, baratsindaga baratsindwaga? Barageragezaga. Bageraga amanota angahe ugereranyije range, ko niwe wabigishije, bageraga amanota angahe? Yego urakoze. Abantu ikigero batsindaga byibuze bageragezaga kuzana 50%. 50% kuzamura gutyo? Yego. Okay. None se kabana banjye wavuze ko abana batsinze kuri 60% mu wa gatandatu mu mwaka wose, kari babiri Sandrine na Mutoni bagize amanota angahe, babaye bakangahe? 59%. Umwe yagize 59%, undi agira 61. 61. Ubwo rero bagize 61 babaye abakangahe? Umwe yabaga uwa 9 undi akaba uwa 13. Umwe yabaga uwa 9 undi akaba 13. Mu bana bangahe? Bana 30. Okay. Rero bwana muyobozi, ihaza cyane mwabyumvise. Niba umwana abana banjye guhera primaire baratsinda bakimukana na rimwe basibiye, babyumvishe ko yabyivugiye bwana Nkusi mwarimu wabo. None bwana muyobozi, urukumva koko ikibazo kitari kuri uyu prof wabo ari we Nkusi? Rwose mufashe mu kintu cy'ikibazo, mumbazirize, bibaye na ngombwa mwamuhana kuko yaramemukiye. Okay, murakoze bwana Sendegea ku bibazo mubajije, ariko reka tunashimire na mwarimu Nkusi uburyo arimo kwiregura. Mwarimu Nkusi, mfite ikibazo nenda kukubaza. Ubundi ni gute abana batsindaga mu ishuri ku buryo busanzwe batatsinze ikizamini cya leta, kandi wumva baratsindaga bakimuka kandi n'amanota barabaga bayafite? Kuki bayabonye mu masomo yawe mu ishuri ariko mu kizamini cya leta bakayabona? Dusobanurire impamvu. Yego bwana muyobozi, murakoze kumbaza. Nanjye ndahanga kugira ngo rero musubize uyu muvandimwe Sendegea ari we mubyeyi w'abana. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe mu ishuri iyo twigisha abana ntabwo tureba ngo uyu mwana ngo yiga kuri diswari cyangwa se ngo uyu nguyu ntabwo ayiga. Iyo nimba abana bari 40 mu ishuri bose imba ngomba kubigisha nka making sure neza ko babifashe, ariko ntabwo ngenda kuri buri umwe umubaze se wabyumvishe. Bambwiye ko babyumvishe, fata indi programme nkahindura. Ariko hari n'uburyo abana baba biga ari 40 ugasanga umwana yicarana n'umwana ubu wa mbere arakopera, ariko mu by'ukuri ngiye ntabwo nabimenya. Nimba mpahaye interrogation
akakopera akabana ya manota, ngiye ndi gukosora ntabwo mvuga ati amanota wayakuye he, kuko n'ubundi mba namukoresheje. Yakora nawe ya homework bayimufashije, ababyeyi be nk'uko bavuze ati ngo arazibafasha, nkabandikira amanota, avuga ati n'ubundi ntabwo ndamubaza ati se ni ndayigukoreye kandi n'ubundi namuhaye homework. Niyo mpamvu ariko mu kizamini cya leta wagiye gukora ikizamini cya leta kiba gitandukanye n'ibindi bizamini byose bisanzwe, ariyo mpamvu bakita ikizamini cya leta, bitewe n'uko mu wa mbere kugeza mu wa gatanu bakora ibizamini bisanzwe, bagera mu wa gatandatu akaba ari iby'umwihariko, bakavuga ati bagiye kuguhereza ikizamini cya leta kugira ngo ujye ku rundi rwego rw'indi level, uve aho wari uri. Ikizamini cya leta rero iyo ugikora ntabwo wabona ahantu ukopera cyangwa se ngo bakubwire ati ni homework cyangwa ni group work cyangwa ni itsinda cyangwa ngo muri gukora iki. Ubikora ibyo wiyumvishe wakuye mu mutwe wawe, ntabwo ubikora uri kuvuga ati ndarebera kuri mugenzi wanjye. Murakoze. Okay, murakoze bwana Professeur Nkusi. None Sendegeye, hari ibimenyetso waba ufite bigaragaza yuko abana bawe baba baratsindaga mu ishuri ariko ikizamini cya leta kikaba cyarabananiye ku iherezo? Dusobanure niba ufite ibyo bimenyetso bidushyikiriza. Mu by'ukuri bwana muyobozi, nanone murakoze ku kibazo mumbajije. Njyewe ibimenyetso mfite ni byinshi pe, ibyo navuze nabyo ni byinshi, ariko nari nitwaje hano birete z'abana banjye zo mu mwaka guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu. Urazifite? Ndazifite njye hano nazizanye, ntabwo naza njyewe nta bihamya mfite bigaragara, nanjye mfite ibihamya. Njye abana banjye guhera mu gatandatu batsinda ndazifite, noneho mfite n'amanota yabo result slip y'amanota yabo yasohotse. Wowe ugiye kuyareba ubundi urabibona ko n'imibare byose buryo yatsinze arabibona. Biduhe. Njyewe ndaje kanze mbikwereka pe, ni ngibi rwose bwana muyobozi. Murakoze. Ibyo ngibyo nibyo njyewe bihamya ko uyu mwarimu waba ntibyarya ahubwo amafaranga. Njyewe rero narenzaga namugurira n'agacupa, si ibyo ngibyo, narenzaga nkamugurira n'agacupa kuko njye yarampamagaraga rimwe na rimwe narwo namuhamagara akambwira ati abana bawe rwose kubwo kubitaho ndanagushimira, kuko abana bawe ni inyangamugayo n'abana beza, muri classe batera iya mbere bagasubiza, batera iya mbere barashabutse, ni n'abahanga. Ariko njyewe ndigutunga ahubwo no mu rubanza uburyo ari kumbwira sibyo, nkanagura n'agacupa. Okay, murakoze bwana Sendegeye ku bisobanuro mutanze. Reka noneho twere kwizima mu magambo, duha umwanya na audience bagira icyo babivugaho. Reka tubaha akanya. Ego, murakoze kuduha umwanya nyakubahwa mucamanza. Twebwe turi hano nk'abantu bashinzwe kuba twaba abunganizi mu mategeko umwana uri munsi y'imyaka 18, kandi abana ba Nkusi bari munsi y'imyaka 18, ndetse na profe twumvishe uburyo yagendaga yiregura mu rubanza rwe. Ikibazo cya mbere kiragira gitya kiti, Nkusi arimo aravuga ngo abana batsinze ku kigero cya 60% 40 baratsindwa. Nibyo koko turabyemera, ariko ikibazo cya kabiri kimeze gutya: uyu mubyeyi yahongereye mwarimu kugira ngo akomeze amufashirize abana. Birumvikana baranahuraga akamwaka n'icupa ishimwe, yishyuzaga ishimwe mbere yo kugira ngo abana batsinde ikizamini. Nyakubahwa mucamanza, uyu mwarimu twebwe twageze naho akorera bwite. Hari investigation twakoze dusanga mu myigishirize ye iri hasi cyane. Urugero, yigishaga amasomo ugasanga ari ku rugero rukiri hasi, arigisha ibintu abikuye mu mutwe, ntabwo yigeze akora n'ibidanago. Ngira ngo ibidanago murabizi bayobozi. Ntabwo wigeraga afata abana ngo abahe ikizamini yiteguriye wowe. Yafataga homework mu bitabo, murabizi ko barimo groupe activity. Yego, yarabifashe akajya bibahereza ya manota yabakuye muri group work, akaba ariyo yandika, akaba ari neza kuri bireti. Ntabwo twigeze tubona ahantu yanditse amanota, ntabwo twigeze tubona ahantu yanditse test yakoresheje abana, nta n'ikizamini twigeze tubona yateguriye abana. Ibyo byose twabicekinze, twabibuze, ahubwo dukeneye kumenya ngo naduha iki ibyo bintu aho yaba yarabikoreye hatazwi n'ubuyobozi bw'ikigo. Kandi ikindi, uyu mwarimu yazaga mu kazi rwose yasinze, n'abana barabihamya, yasindaga kuko
yakeneraga n'inzoga zo kunywa, agahamagara umubyeyi w'aba bana. Uyu mwarimu guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu yakomeje kujya yereka umubyeyi w'aba bana urukundo ruri hejuru, ntatume uyu mubyeyi yisohokamo ngo ajye kureba n'abandi barimu bigisha aba bana be ngo amenye amakuru, amenye aho ibintu biherereye, kubera uyu ngo ari we wabakoreraga bireti akagenda akabicabiranya uko abishaka, abana bagatsindwa kubera ko batigeze bategurwa ngo bitegure nk'abantu biteguye ikizamini, kubera urukundo yakundaga amafaranga kuruta uko yakundaga abana. Rero mucamanza, ikindi navuga, uyu mwarimu rwose pe yagerageje kwikundisha cyangwa se kwimenyekanisha ku mubyeyi w'abana, amutega agatotsi bituma atabasha kureba kure ngo amenye andi makuru ari ku bana be. Murakoze. Okay, dushimiye abunganira abana mu rukiko uburyo badusobanuriye n'ibisobanuro bagiye baduha n'ubushakashatsi bakoze. Reka noneho dusabe mwarimu Nkusi, turagira ngo udufashe uduhe ibimenyetso bigaragaza ko wigishaga porogaramu ya leta, ukigisha ibintu biri ku murongo w'ibyigwa, kandi ibintu bigaragara ko wabazaga abana, ibidarago byawe bigaragaza aho wari kodingaga amanota y'abana, kugira ngo nabyo tubikorere ubugenzuzi mu rukiko. Murakoze. Yego nyakubahwa muyobozi, murakoze kongera kumpereza umwanya w'ijambo. Nk'uko babivuze, nge ibyo bintu byose bavuga mu by'ukuri ntabwo mbyemera. Impamvu natabyemera ni uko mfite igihamya cyerekana yuko nari ndi umwarimu mwiza, kandi porogaramu y'ibyo nigishaga bavugaga ko nigishaga ibintu biri muri analogue, kandi njye nigishaga ibintu bijyanye na visiyo mu by'ukuri. Impamvu ngewe nabizanye ibintu byose uko porogaramu nari narayipanze, uburyo nyigisha abana, niyo mpamvu ndanga nanjye kugira ubinyumuzemo amaso mbikwereke, nurangiza ubitestinge. Nyakubahwa, kandi bitari ibyo ngibyo gusa, ibyo ni ibimenyetso simusiga byerekana yuko ibyo nigishaga byabaga biri aho ngaho, amanota y'abana bagiraga. Kandi ikindi, abana ku kigo nigishaga, nabwiye ko nigishaga abana 146, kandi ikigero cya 60% baratsinzwe. Abana ikigero cya 40% nibo babashije gutsindwa. Urumva rero ko umubare w'abatsinze ari buri hejuru. Urumva twagerageje ko dushoboye nk'uburezi, kandi n'uruhare rwacu dufite, rusigaye uruhare rwari rw'abana kutwereka ko bafite umuhati. Nagira ngo mu testing ibimenyetso nyanza mubwire. Murakoze. Okay, murakoze. Reka dushimire Prof Nkusi, kandi dushimiye n'umubyeyi Sendegeya wagerageje kuza guharanira uburenganzira bwe akatugezaho ikirego. Reka dushimire na audience namwe mwese mwitabiriye urukiko rw'uyu munsi. Reka rero tubararikire ejo saa 3 kugira ngo tuzahurire hano tuza kumva iby'akanama nkemurampaka k'urukiko kazaba karangije kwigaho ku bijyanye n'urubanza, nyuma yo gusesengura ibi bimenyetso tugiye duhabwa n'umubyeyi Sendegeya ndetse na mwarimu Nkusi. Naho ubutaha rero turabashimiye. Murakoze.